nifuza gukomeza kuba umusomyi wacengeye ijambo, umugana mbere rudahezwa ku ruhimbi no mu guhabwa agatuti, akaba yanyemereye ati ngwino uvuga Imana. Hanyuma rero mpagaze imbere yanyu ntari ingaragu, ahubwo ndi umugabo w'umugore wanjye. Ngayo nguko uwo niwe njye uhagaze imbere yanyu, nazanywe no kubabwira Imana. Izina ryayo yitwa Jehova Nisi, bisobanura ngo ni ibendera yacu. Iyo urugamba ruteye imitutu, ababisha irabahonda bakayihunga. Mbariza mugenzi wawe ngo waba waraheze hehe utaje ngo usange iyo Mana? Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe. Byose biza mbera byiza n'amahoro, no mu byago nzaririmba naho ndiho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka. Yesu amibyo nkena byose ndamahoro, naho ndiho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka. Ayiwe aho haza ibyago byinshi, Yesu ni umukiza wanjye we. Niragije asiranse nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka we randamahoro. Niragije Imana ayiwe, nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka we randamahoro. Niragije Imana Data, nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka wera. Sawa sawa. Ubwo nzagera mu rupfu, Yesu azaba mpagije, azanjyaniwe nduke. Yesu azaba mpagije, nzaba rero nzabana mbutse rwa ruzi, nzamutse njya mu ijuru, nzamwirebera mu maso. Yesu azaba ampagije. Nubwo naba mu bukene, Yesu ni umpagije. Naho napfusha ibyo nkunda, arampaza we. Naho imirima yarumba, singiri cyo nsoroma. Naho napfusha amatungo, arampaza
arampaza wenyine. Turagushimiye mwami Yesu, ni wowe uduhaza inzara ikibagirana. Ni wowe utumara icyena cy'iminsi yadusigiye. Ni koko twari dushonje, utubera ikimaranzara. Ni koko twari tunambishijwe n'inyota, utubera umumaranyota. Evo nazama shenasikando mero araizi stipisa poshari. Ni koko twari twambaye ubusa imbere y'Imana, kubw'amaraso turambaye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kugeza ku rwego tuvuga ngo ntacyo umubabaro udutwaye, nubwo twababarizwa mu isi, hari ahandi hantu waduteguriye. Hari uburyo imibereho yacu yabaye mibi, n'ibere twonse rivukamo inkanya. Izo nkanya bitewe n'uko ritari rifite agaciro kangana n'ibidukwiriye zitubyariramo inkanyari. Ariko tugeze mu nzu yawe duhura n'amavuta, twageze mu gakiza kawe, twasanze ari icyo kigo nderabuzima. Abatari bazi kwambara neza, abari bishwe na bwaki y'ibyaha, waradusize uduha icyubahiro cyawe. Mana ntega amatwi ngushimire, Mana wangiriye neza. Mana nanjye ndagushimye. Ntabwo wandemanye amahembe, cyangwa nkundemane umurizo. Wandemye mu ishusho yawe, Mana kangucinyira akadiho. Mana tega amatwi ngushime, Mana wangiriye neza. Mana nanjye ndagushimye. Ntabwo wandemanye amahembe, cyangwa nkundemane umurizo. Wandemye mu ishusho yawe, Mana reka ngucinyira akadiho. Barakoze. Umwanditsi yanditse ijambo ryawe, aravuga ngo ibyiza Uwiteka yangiriye nabi mwitura iki? Ati nzafata igikombe cyanjye cy'agakiza, nindangiza nshima izina ryawe mwami. Ati nzirambura mpigura umuhigo, vuga ishimwe ry'ibyo wankoreye. Data turagushimiye. Ati nzabivuga ndi kumwe n'abera duhagaze ahera. Undi nawe aravuga ati sinzashidikanya kwamamaza izina ryawe, kandi sinzabiceceka. Natwe tuzamuye amaboko nk'ingabo zineshejwe zishimira unesheje. Akira aya maboko n'aya mashimwe y'imirimo wadukoreye. Izina ry'Imana ya Yakobo rihabwa icyubahiro. Ibi biganza turabihuje tugukubitiye amashyi. Warahabaye cya gihe
izina ry'Imana Yakobo rishimwe. Byose tubikubiye hamwe n'impundu tugushimira ngo himbazwa data. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Twaje mu cyumba gusenga kunihira Imana agahinda, gusenga kunihira Imana agahinda. Twaje mu cyumba gusenga kunihira Imana agahinda, Twaje mu cyumba gusenga kunihira Imana agahinda. Ibisubizo byacu biraje yabonye ako gahinda. Twaje gusenga kunihira Imana agahinda. Yewe twaje mu cyumba gusenga ngo tunihire Imana agahinda. Iraje ibigenze ite, iraje ibigenze ite, iraje ibigenze neza. Imana yaduhamagaye, iraje ibigenze neza. kaba turaritse, iraje ibigenze neza. Imana ijya yumva gusenga, iraje ibigenze neza. ihindure 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 ibyanze guhinduka, ihindure ihindure ibyanze guhinduka, ihindure ihindure ibyanze guhinduka, ihindure ihindure ibyanze guhinduka, ihindure ihindure ibyanze guhinduka. Nabigenze ite, ihindure ibyanze guhinduka. Haleluya. Amen. Oya bidande asawasia ayiwe nafashije bize gukorwa n'umuntu ubyiyumvamo, utabyumva yirorerere. Ariko niba ubyumva ukaba utari mekanike muri weho, ukata bikaba byoroshye, buryo n'ibumoso nabyo bikaba byemera, ubigenze uko wumva biri koroha. Niba bikomeye ukaba wumva ugagaye, bitware gahoro utaza kuvunagurika. Niba byoroshye ugende wihuta we, Imana iri kumwe natwe. Niba wumva ubikore nk'uko ubyumva bose, kuko ntabwo Imana yakora ikosa ryo kuzindura abantu. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kuzindura abantu no kwiriza abantu ibazanye muri gahunda zayo hano itatetse. Ijuru ryahumuye we, ryahumuye we, ijuru ryahumuye we, dore nanjye nahumuriwe. ijuru ryahumuye we. Sawa sawa sawa. Upfa kuba ubyiyumvamo. Kwiga amategeko y'umuhanda, mu bintu byinshi twize nibutsemo ijambo ryitwa umukozi ubifitiye ububasha. Umukozi ubifitiye ububasha bivuga iki? Bivuga umwe. Bangahe? Abuzuzwa muri benshi, ariko uyu munsi harafashwa umwe. Bahanura ni benshi, ariko uyu munsi harahanura umwe. Ababyinnyi muri benshi, ariko buri wese ku giti cye yitwa umwe. Ababwiriza ni benshi, ariko uyu munsi murabona umwe, mu Mana imwe, mu Mwami umwe, mu Mwuka umwe. Ayiwe ndafashijwe. Aravuga ngo bivuga umwe mu bakozi babiherewe uburenganzira n'inzego zishinzwe umutekano w'ibinyabiziga mu muhanda, ngo akaba yambaye ku buryo bugaragaza ibimenyetso by'imirimo ashinzwe, ndetse wumve, ngo akagira ibyangombwa byanditse yerekana iyo ari mu kazi atambaye iby'akazi.
zama. Yewe data we, reka mbabwize ukuri, Imana irashaka gukorana n'abantu idashingiye ku mpapuro z'ibyo bashyize mu bwonko, ahubwo ishingiye ku mbaraga zayo n'ukuntu bafitanye isano. Ntabwo igisubizo kiri mu ijipo nishaka ibingutiya, igisubizo kiri mu mutima wemewe. Ntabwo igisubizo kiri mu ko wize amashuri menshi cyangwa ikofi, igisubizo kiri mu kuko mufite umuyoboro ungezaho amakuru. Muyoboro niba ari muzima iragukoresha iby'ubutwari wibagiwe na Bibiliya. Muyoboro niba ari muzima urasengera abarwayi bakire utagombye kubaririmbira. Muyoboro niba ari muzima umunezero urafata abantu bitagombye imidiho myinshi. Wazamora, haleluya, ndafashijwe. Ariko bite muraho? Umuyoboro niba ari muzima iriyaranja mu bumana bwayo, kanseri irashirira. Ndi kubona Imana ishiriza kanseri muri iri teraniro. Ndi kubona Imana yubaka fondasiyo y'imibereho y'urugo. Uzubaka hirya ya none yatangiye akazi ko guhera hasi. Wowe uri mu kirere, Mana abankunde we, abankunda kondisiyo nizi. Ndimo ndareba we, nkabura uwo mpitamo, nkabura icyo mfata Mana. Wowe uri mu kirere nk'umuyaga, ariko Imana yaje we, yahereye hasi cyane. Haleluya. Amen. Iraje ibigenze ite? Iraje ibigenze neza. Hindure yemwe, hindure ibyanze guhinduka. Mana uri Imana, uri Imana, ngo tuzongera kubabara, tuzongera kubabara. Amarembo we, tubiza Mana tunyweho. Tangira kubona Imana we, Tangira kubona Imana. Mumvugire ngo Imana. Haleluya. Sawa. Yesu abirimo. Wowe urimo urashaka ibimenyetso bihuza urukundo, ariko yo yashatse kubihuza imaze kubaka ifatiro, urufatiro. Kuko hari igihe ibyo ureba byazahenurwa n'umuyaga, ariko ibyo ireba ikavuga itaho kugira ngo bizahenurwe n'umuyaga. Ndabanza nshyiremo ibuye ry'ifatizo, nindangiza nshyiremo isima, hanyuma bibyare beto. Ngo ngwiki wayiwe, wari umaze kunanirwa, wari umaze kunanirwa. Imana impaye ijambo ngo ndigusomere. Utegeka kwa kabiri. Yewe Imana ivuze mpita numva nashyira mu bikorwa. Numvisha Imana ivuganye nanjye. Kandi Gutegeka kwa kabiri mbwiwe igice cya 22 umurongo wa 13. Reka turebe icyo Imana ikoze muri iyi fondasiyo ishaka kubakamo iyi nkumi cyangwa uyu musore, twumve icyo Imana igambiriye, tubone kuza gukomeza dusome n'ibindi. Uyu munsi se icyakuzanye urakibona. Abantu bamenyereye ko mu gitondo ngo bafata ka mu gitondo bakajya muri breakfast, bakajya muri lunch, bagakomeza nimugoroba bakajya barya babara. Ariko uyu munsi Imana niyo iratubarira, kandi iratubarira bitewe nuko yabanje kutubabarira. Kandi mu mbabazi zayo harimo igipfunsi cyitwa ingumi, mwene wabo ni kofe, injonogo iri buze gukubita abazimu bikikugenza. Murongo wa 13 uravuze ngo umuntu narongora umugeni nka data akaryamana nawe, ndetse wumve fondasiyo, akamwanga
akamurega ibiteye isoni, akamwita izina ribi bikomeye, ati narongoye uyu mugeni mwegereye nsanga atagira ibimenyetso by'uko ari umwari. Iri jambo Imana impaye irimpereye abakobwa bari muri iri teraniro n'abafiyemere n'abagore byagenze kwa kundi, ariko ikaba ishaka kongera kububaka ubwa kabiri mu mahirwe ya kabiri itanze. Ngirashaka guhera hasi kugira ngo ibakubitire umudayimoni wakazarusenya, ushaka kuzarusenya kandi rugiye kubakika. Niyo mpamvu imbwiye ngo mbasomere iri jambo. Reka twongere dusubiremo. Umuntu umuki, uwo muntu rero ubwo abaye umugabo, kuko aravuzwe ngo umuntu narongora umugeni, uko bisa kose abaye umugabo, sibyo? Uyu muntu akoze ubukwe. Yemwe abazabukora mwe, yemwe abafite inyonyo mwe, mwitonde kugira ngo umuntu atazasanga ibintu byarapfupfuye pfapfa. Umuntu narongora umugeni, mu Kinyarwanda babyita ngo umuhungu wo kwa naka yarongoye, mutabitekereza ukundi. Uwo ni umunsi w'igitangaza, umunsi w'ubukwe nyine. Icya kabiri, akaryamana nawe, ubwo ubukwe burarangiye, karabaye, sibyo? Si icya kabiri. Icya gatatu, akamwanga. Ndi gutekereza ko ikintu cyatuma mwanga atari uko ari igikara. Ndi gutekereza ko ikintu gitumye mwanga atari uko ari ikiyobe. Ndi gutekereza ko ikintu gitumye mwanga atari uko asanze afite akabuno gasumbanye, taye zitareshya. Nyamara ndi gutekereza ko ikintu gitumye mwanga atari amasoso, hari ikintu gitumye mwanze. Nyamara ndi gutekereza ko ikintu gitumye mwanga atari uko agonnye ngo aryama furure, hari ikintu gitumye mwanze. Nyamara dukomeze dusome. Ni icya gatatu. Icya kane, akamurega ibiteye isoni. Data we, gusa mureze ku nyenyeri, amureze ku bamarayika? Munsubize tuganire. Yemwe abashaka kurushinga mwe, uyu muntu amureze ku njereri zo mu rutoki, uyu muntu ngamureze ibiteye iki? Murumva se amureze kurinde? Ni ku bandi bantu. Ubwo ni kuri uwo munsi cyangwa bwakeye? Muri iryo joro yamwegereye, aryamana nawe, ahita amwanga, akunje isura. Ubwo murumva impamvu amwanzira ahari. Ahita afata umwanzuro wo kumurega ibiteye soni. Asanze uko yabikekaga wari uko bareba. Ndavuga bariya b'inyuma iriya, ntabwo mvuga hariya imbere iriya. Amureza ibiteye. Birashoboka ko kutirinda kwawe biragukururira indwara utazivuza ngo uhite ikiri icyo gihe, ukazagenda ufite kabutindi, ugahura n'ibibazo. Birashoboka yuko kutifata kwawe ngo uvugishe ukuri bishobora kugutera kubyara. Wazagerayo, ukazagerayo warabanje kumuhisha ko umufite. Hari abo nzi zimaze gusenyuka, bari barabahishe ko babafite, bagezeyo bamenya ko bafite. Amureza ibiteye, amenya ukuri. Ariko ikigaragara cyo, nubwo ibyo tubikomojeho ku bwa Mpwemu Yera, Imana yaje kwiyama, ikaba yaje kwiganirira abantu mu rwego rwo kwiyama ikibarimo cyitwa kabitera, agasuzuguro gashorewe n'agasomborotso.
hari ibindi bintu Imana irimo ishaka kudomaho agatoki, nubwo n'ibyo nabyo ibizaniyemo. Bukeye amurega ibiteye isoni. Amuteje iki? Amuteje abantu. Cyose cyabaye icya kane, usome icya gatanu. Akamwita izina ribi. Ndagira ngo hagire umuntu ubyiyumvamo atera agatoki avuga ati ndi kumva yaba mwisi. Se izina riba mwise, aramubwira ngo mwisi izina ribi. Nibyo amwise ikintu, amwise uruntu, amwise igipfu, amwise igihwerahwere, icuguto cyangwa igitogotogo, amwise izina ribi. Muncungirire izina ribi ryaba ari irihe? Izindi buzikuyeho niyo ugabanyeho gake cyane kanzi zinya cyangwa irekeraho. Izina ribi tera agatoki turebe. Amwise izina ribi. Urumva ryaba ari irihe? Ninde wakivumbura? Amwise cya kane, amwise izina ribi. Arongoye umugeni we, aryamanye nawe, cya gatatu aramwanze, icya kane amwise izina ribi. Amureza ibiteye isoni nako, icya gatanu amwise izina ribi. Iri zina urumva yaba mwise ngo iki? Wamwise umusambanyi, abandi baravuze nanone ngo ni indaya. Murumva izina yaba mwise ari irihe? Ngo gihomora. Cyangwa abakobwa mwe, ibintu byo guhomora sindi kumwe namwe, ariko uriya uvuze ngo indaya aragikoze. Kandi umuntu wihuta gusubiza akanatekereza vuba imbere y'abandi abakwiriye kunywa icyayi cy'Imana. Wino nk'igihumbi uze kunywa fanta utashye, uratsinze. Bibiri igihumbi ntabwo cyambura. Ngo igihumbi ntabwo cyamubumba ngo nimuhe bibiri, yatsindire yose uyijyanire. Urije umugisha w'Imana wunguke byinshi. Arayatsindiye. Mumukobitira amashyi rwose, aratsinze, arabivumbuye. Ngo amwise iki? Indaya. Kubera kuko yamutekerezaga siko amusanze. Hano dufite inkumi zigira amasugi kandi byarasugurutse. Ibi mbivuze nkanjye, ariko nawe ibyo wakoze wabikoze nkawe. Ubwo se twese tuvuge ngo turamaze? Kandi ikibazo gihari, ntibashaka kwemera ukuri. Kandi uko kuri si njyewe ugukeneye, bikwiriye ko uku kuri akugaragariza umukunda. Uwo bakundanye akamwereka hakiri kare ko ari uko bimeze. Hano harimo abafite abadamu, babibabwiye kare, harimo n'abadamu babyaye, ariko nyine aranabivuga aranabimenyekanisha. Ariko mama, ndakagucaho niruka njya ku idini, ku rusengero. Harimo abandi bantu bafashe imyanzuro yo kubizinzika, banava iwabo bageze n'i Kigali inaha, ubu baje gushaka ubuzima. Abandi bari mu mashuri ariko yafashe umwanzuro wo kubi. Kandi Imana iri kubanenga, tubihorere se. Niba mukundanye akabikubaza utanagombye kubimwibwirira, mwemerere hakiri. N'umugabo arimo arareba yegamye avuga ati bambwirire sha, bajya batumara mw'imbaraga bambwirire. Yegamye rwose urabona ko ari gufashwa. Oya ndabakubwirira, humura. Turi mu biganiro,
kandi iri jambo ntabwo ari ryo naje gusoma uyu munsi, sinaryo nari nateguye kuvugaho, ariko Imana iri impereye aho. Imana irashaka kubaka urugo rwawe ngo ruzakomere, ariko banza wivanemo kode zo kubizinzika. Ishaka kurwubaka ihereye mu mizi, fondasiyo Uwiteka yatangiye kuyubaka nabyumvise. Amwisi indaya, Bibiliya iravuze ngo ngamwita izina ribi ati narongoye uyu mugeni. Si kimwe mwegereye nsanga atagira ibimenyetso by'uko ari umwari. Ibimenyetso ndambuye ikiganza, mwese simbwiye mugenzi w'umuntu ngo namubwire ngo mubwire ngo rinda ibimenyetso, mwese mbasabiye gushobozwa kurinda ibimenyetso. Dufite ibimenyetso byo mu buryo bw'umwuka tugomba kugaragaza imbere y'Imana, ariko no mu buryo bw'umubiri dukwiye kurinda iki? Niba hari ikintu kizubaka umugabo wawe, ndi kubwira ba bandi bari bifashe, reka impamvu Imana yabizanye hano harimo abantu bifashe barikomeza bigira nk'amatare ku Uwiteka bati turakwigwandikaho, ariko iminsi y'ibihe n'impeshyi yari igiye kuba. Umva, wongera ukomere, wongera wikomereho, nibiba ngombwa ushake n'imigozi uhambira amaguru abiri uyahuze, ariko iboro yawe ikomereho. have kuko iminsi mibi yari yagusatiriye, kandi kabitera yari iminsi mibi, ariko na telefone uhawe vuba aha nk'impano yari igiye kugira ubuzima bwari bugiye kuhasiga. None Imana iragira iti komeza urinde ibimenyetso. Irashaka kuzawe kuremera ishi. Niba hari ibintu bizanezeza uwo mugabo muzabana, mbivuge mbyino, shyiremo ritime n'ingoma zitaraza, nuko azasanga waramubwije ukuri ukarinda ibiki? Wadata we. None rero kubera impamvu z'ububabare bukabije bw'iyi minsi, ikugirire impuhwe kandi izigirire n'isi yose. Iri niryo sengesho tumusengeye tubisorejeho. Ntabwo umuntu w'umuguzi ugiye mu iduka kugura ikayi yakishimira ko asanga izo mpapuro z'ikayi nshya yaguze zaranditswemo. Kandi reka mbabwize ukuri, udukaramu turimo turaba twinshi, inyandiko arandika we, abanditsi baje n'ubwo inyuma yawe hari abanditsi, kandi barashaka gufata igitabo bakajya bagenda bashwaruramo. Barangiza urupapuro rumwe bajya no mu rwo mu rukiri, kandi nta gahunda. Umucuruzi agiye kugira atya ngo arangura atazi ko abanditsi banditse sha, bamenamo wino bandika banduza, basibanganya ibimenyetso mu gitabo. Ubwo rero abaguzi nabo baraho ngo bagiye kugura ngo bajye kwandika, naho aho gushyira ibitero n'amarefure hararangiye. Udukaramu twandika, mufite ubushobozi, niba mufite ubushobozi mubashe gupfundikira utwo dukaramu twanyu, kubitaho igifuniko, pfundikira. Mufite ubushobozi, niba mufite ubushobozi murinde ibitabo kuko abanditsi baje. Umuguzi amaze kugura igitabo akigejeje mu rugo, ngiye kwandikamo igitabo cyanjye ni gishyashya, yiwe ngiye kwandikamo. Uyu mucuruzi se
uyu mudata bukwe se, ayo mafaranga yanjye natanze ngura iki gitabo, izi nkwano, Imana idushoboze kurinda iki? Ibimenyetso n'ibitabo n'amakaramu. Hanyuma nyiramatwi yumva ambera umugabo. Muzehe se ko yatsindiye? Mumwikiriza niba nta shyari mufite. Yitere muzehe yifashirizwe rata. Wowe urimo urumva Imana neza nakumvisha. Wongera uyitere. Hakenewe uburinzi ku makaramu, ariko hanakeneye uburinzi ku bitabo, kuko hari igihe ibitabo nabyo bihuha n'imiyaga bikajya byegura impapuro, amapaje yose akajya yiyigizayo, iminsi ikamukwega, ikinure kikayaga, umuyaga ukamuhuha, akaba agiye gusura biramupango. Birumvikanye? Ibi bintu Imana ibizaniye iki? Imana irashaka kukubakira ibanje kukubaka. Imana irashaka kuvugisha ukuri kugira ngo ikubakire urugo rutazasenywa n'imiraba n'imiyaga. Mukomere. Hanyuma nawe niba waragize inyandiko wandika ukaba warangije igitabo cy'umucuruzi, ibimenyetso bikagufata bikaba byarabyaye umusaruro, ni byiza kubibwira sheri wawe hakiri kare, kugira ngo amenye ko nubwo arujemo ariko bashobora kuzamumenaho abandi bana. Kuko hari igihe uzi ngo uri umugeni w'igeni, uratitama, uratitako, uratitaye, unaratibere, naho nyamara mbere hanyuze irindi bere. Yamara kurwicaramo, nyuma y'icyumweru, wenda amadivayo ni ayanyu, wenda n'inzu ni iyanyu, ariko hari ayandi maraso. Baraza bagutereka iruhande, utakibashije gukanura amaso, bihita bigushinyikisha amenyo, mu bwonko bihindukire byikarage. Hanyuma rero bagabo bene data, mwebwe abagikeneye kubaka ingo ariko mukaba mwarahanyujije udukaramu, mujye mwemera ko byagenze, mubyemere hakiri kare, mubibwira abasheri banyu. Nakubengera ko wamubwije ukuri azagende n'ubundi azaba atari uwawe. Namwe kubw'ububabare bwanyu bukabije, ibagirire impuhwe kandi izigirire n'isi yose. Dusome ijambo ry'Imana, iryo nagendereye uyu munsi kubaganirizaho. Ako kara kanyuzeho, kanyujijweho na Mwuka Wera. Ibyo ni itangazo ritanzwe n'umusizi w'ibisigo bisigira abagenzi imisizano yo gutabaruka, bagatabaruka amahoro mu isi yuzuye urugamba rutera imitutu. Izo ni inyandiko zari zateguwe na data Rudakangwa n'inkuba zasaniye mu bikombe, Nyiramubande zatewe n'ikibazo zitabonye ikibando cyo kwicumba mu ihunga. Iyo ni imigambi y'Imana idakangwa n'inkuba zasaniye mu bikombe. Umuhingutsi uhinguka imbere y'ingabo zirwanya abera, zigahita zitunaguzwa amaso yaza akarengerwa n'ubutuna butewe n'ubwoba zigize. Yari yabigambiriye none arabisohoje. Ibyo bintu mwumvishije byashyizweho umukono n'imparatura amabuye ya Rugereka amashyamba yatinze kurera yono mu bicuku by'amajoro, ihabangira uruhetame rw'umuheto wa Rwigonzi ugondoka ababisha bose bakagwiriranira igihumura guhera
bakazanza mu kudasebye kandi ikigusebya cyahiriwe cyanaharaye. Ibyo biteweho igikumwe n'utuma tweguka tukema maze tugashira impengame n'impengereza, dore ko yanadutuye imitwaro yaduhetamishaga tukagenda twemye, maze arangije agorora umurongo kuko nawe yagorowe umugongo, arangije agongera ubugonge n'ingonga mu ikorosi rya Gorogota. Ndavuga uwagoroye amapine akerekeza epfiriya mwanya mutezi, maze akamujaburira akantu akakamujabika ahantu, akamujujubya ukuntu, akamutagangaza, akamujogora umugongo amutagangaje intagarikaziba. Nanjye yaranyohereje hano ngo nze kuba nganira namwe. Nitwa Mudaheranwa Jean Pierre, nzwi ku izina rya Mwene Gihome, nduwahomeranywe isezerano, narikuye ku karago abandi bagakwepye. Hanyuma abo twasenganye banyita Rucakizirwa mutazuyaza, nkaba ndi nka mata ibumbatiye ubugingo, abapagani babumbatiye ikimwaro. Nifuza gukomeza kuba umusomyi wacengeye ijambo, umugana mbere rudahezwa ku ruhimbi no mu guhabwa agatuti. Akaba yanyemereye ati ngwino uvuga Imana. Hanyuma rero mpagaze imbere yanyu ntari ingaragu, ahubwo ndi umugabo w'umugore wanjye. Ngayo nguko uwo niwe ngiye uhagaze imbere yanyu, nazanywe no kubabwira Imana. Izina ryayo yitwa Jehova Nisi, bisobanura ngo ni ibendera yacu. Iyo urugamba ruteye imitutu, ababisha irabahonda bakayihunga. Mbariza mugenzi wawe ngo waba waraheze hehe utaje ngo usange iyo Mana? Mama iwe papa, waba waraheze hehe utaje ngo usange iyo Mana? Mukomere, muvuge muti komera, mukomere. Icyakuzanye urakibona. Zawita igisobanuro kiravuze ngo viza yawe yari yateshejwe agaciro, Imana irayiguhaye. Uzadusuhuriza abo hakurya y'amazi. Ubwo nyirabyo kandi amaze kubyumva. Harimo ikindi gisubizo cy'uko umukazana wawe yabuze urubyaro, yatinze kubyara, none mu byakuzanye aha nabyo kirimo. Imana irabishubije, ni amaraso yari yaranze guhura neza, ihise ihuza amaraso neza birahwanye. Umwana araje, uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Ndajya hehe? Imana ihimbazwe. Hano harimo undi muntu nanone waraye aganiriye ku by'amatungo y'umutungo we wo mu cyaro. Bakubwiye amakuru atari meza ku matungo yawe, wumva ushaka guhindura umushinga w'ubworozi, ariko Imana iravuze ngo we kugurisha amatungo yawe, wikigirira nabi, ahubwo gura izindi wongeremo, niho umugisha ugiye kujya waza. Hari icyo mutwayera bayi nka data. Sinzi ibintu birimo kumfata kandi mwaje mwasenze. Ibi bintu birimo kumfata biranyongoreye. Bimbwiye ko hano harimo umuntu ugurisha ubutaka ariko yabuze abakiriya, kandi yagiye gusengana n'umuntu abwirwa ko bahazinze. Nanjye ndabwiye ngo koko harazinzwe, ariko Uwiteka aravuze ngo arahazinguye. Ubutaka bugiye kugurishwa kandi igiye kugutuza hagutse. Kandi murumuna wawe uri mu mashuri yaragiye gutezwa imyuka mibi ku kigo, bikarangira amashuri apfuye. Imana iravuze ngo irongeye imusinyiye akandi gapapuro kamwemerera gukomereza kwiga n'ubuzima. Imana ihimba. Yeremotando sipaisha, ni mu minsi itarenze 3 watekereje ku kintu cyitwa mbaraje y'umukara wajya guhahiramo, kandi ibyo byari bitewe nuko uhahiye muri envelope igacika. Wowe uzizi ko wabitekereje. Ijuru rirantangarije ngo Imana iravuze ngo igukuriyeho umwaka wo guhora uhahisha ka envelope wibuka gashashi.
igushyiriye muri sitoke imifuka, ibigenje neza. Icya mbere, igiye kuguha akazi. Icya kabiri, ihaye uwo mubana gutera imbere. Icya gatatu, iguteje imbere nta muntu ihereyeho, hari uburyo igiye gufukura akaribo. Kandi n'iwanyu bagiye kuzagira ibibazo by'imanza mu miryango byo kugurisha amasambu. Ayo mafaranga bazaguha ku mugabane w'ibyo bagurishije ku bw'abasigaye nibyo izaheraho ikuzamura, nawe uzatangira ubucuruzi buciriritse, ubundi bibe biraje. Hari icyo mbatwaye? Ayo mashyi niba ari ay'Imana muyakome, dusome ijambo ry'Imana. Very wadi masando pote kazami wadiyata. Ni umuntu ufite ikibazo cy'urugendo rw'i Burundi. Vuga uti Mana se i Burundi ndajyayo gute ko ndi kubona si uko utajyayo ariko ubushobozi nta buhari. Umwami Imana aravuze ngo aguhaye ubushobozi urenze icyo wayisabaga kujya gusura abiwanyu i Burundi. Ubwo bushobozi Imana iguhaye iguciririyemo n'inzira, iguhaye n'inyubako mu mujyi wa Kigali. Nuramuka uvuye inaha usanze abiwanyu i Burundi, dore ko inaha nta gakondo wari uhafite, uzagenda ugurishije inzu yawe, ugenda ufite igihiga cy'ibifaranga, uzabyitambikamo arahari mu gihe cy'igurisha ryawe, ariko Imana izamuvuna umugongo. Aya foze wa madangorani ishati ya mayi nka data, ariko ni wowe waje unsengeye ngo nze gusara, nimwe mwaje muyibwiye ngo ize kumfata imborogeshe. Byagenze bite? Abashyigikiye Imana mutere haleluya. Dewaile masawi na fasa. Dusome ijambo ry'Imana. Yesaya igice ni 6. Nta kintu bitwaye Imana kuvuga, nta nicyo bitwaye Imana gukora, ariko ibintu biri bubere mu iri teraniro uyu munsi ibyinshi birarangwa nuko iri bube ikoze kurenza kwivuze. Haleluya kandi haleluya. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana, nafashijwe ni muri uruhimbi, ni muri gituti. Vantawine estasipashayi amayi nka data. Birasobanuye ngo ni kontake y'imodoka y'ijipe yawe ihari ariko yaheranywe n'ugomba kuyizana. Uwiteka agiye guteza akavuyo n'akajagari aho hantu byaheze kugira ngo ize, kandi iyo nimara kuza umushinga Imana yakubwiye wa kampani nibwo uzatangira gukora. Iyo modokari yawe mu mikurire yayo izaba iri mu kibuga irimo kwinjiza amafaranga, abantu bayigiraho gutwara, kandi ab'Imana izaguha kwigira ku modoka yawe benshi bazacyura perimi, bazaba harimo n'abizerwa bashya n'abakirisita Imana ikugabije. Iraje ibigenze ite? Amen haleluya. Ko ntangiye gufashwa cyane, ndajya he? Gewizama fotai. Bisobanuye iki? Biravuze ngo wapanze amasengesho y'iminsi 3, ugeze ku munsi wa 2 birakunanira, ubwira Imana ngo ndananiwe. None icyo kintu gitumye ugira imyako. Shaka ukuntu wakikiranura icyumweru kitararangira, wongera utanga igitambo cy'iyindi minsi 3. Nicyo kiru nawe uciwe, kuko wazanye ibintu by'inda nini n'igifu mwa Yesu. Hanyuma Imana ibona uko ikubohorera, yakwemereye kuba mukuru mu muryango w'iwanyu, ariko na n'ubu uracyapfobye. Yari irabikorera mu 3, none wayarangije utayarangije. Nicyo kiri butuma icyubahiro cyawe kigaruka, ikakugira nyir'ibyondo, bapangayi bakajya bakwishyura. None n'ubu uracyari aho ubasha kureka agasafuriya nibase mu nzu y'ubukode nayo itura iva.
nishimi ni kansaido gisobanuro kiravuze ngo ni abagore ku bwinshi batewe n'indwara yo kwishima kandi itari isanzwe kuko mwivuje biranga. Umwami Imana mbonye azanye imiti, murasohoka hano birimo kugenda birangira. Agakinga k'amakuba mu nzu y'Imana kari wano 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 yewe kari hari umuntu ushyigikiye Imana ngo atere haleluya. Nasapo ngo warabyinnye, ngo wararirimbye, ngo warahanuye, ngo warujujwe, ngo abo wigishije watoje, ngo bageze kure bambutse no mu bihugu, ngo wowe ngo warakomeje urapfoba. Umugisha wawe uremereye amapine y'ikiwupakiye. Ariko nubwo hari harimo vitensi ya 4 itabasha kubihagurutsa, mbonye Imana ishyiramo vitensi ya mbere, amapine aracukura, aremera, arurira, araza. Kandi umugisha wawe nukugeraho ndakagucaho niruka, ntabwo uzaba ukiri hasi, ugiye kuzamuka vuba mbere yuko Imana ikwica. Mbere yuko Imana ikwica, aho wambaza ngo witazica se nini, twese izatunogonora igihe cyacu nikigera. Ariko mbere yuko uva ku isi, yewe data we, yewe data we, mbere yuko Imana igucyura irabanza ishyiremo vitensi ya mbere, kandagire Mwuka Wera, kandagira amapine azamuka, ibyari byayateze biraje. Niba hariho abagore bazabyibuha bakagira ibuno buno, ndavuga ibuno, ku isi urimo. Niba hariho abantu bafite ubuzima buzagirira akamaro abandi benshi, urimo. Icyakora bimwe mu bintu Imana igukundira nuko utagira ubusambo. Niyo wabonye 2,000 ushaka, niyo wahishije ubugari nusange ko Mana ngo ubugari kari bunini ngo wampaye umuntu tukabusangira, kariya kantu gatumye Uwiteka ashyiramo vitensi ya mbere. Ishyizemo vitensi ya mbere, iraje ibigenze neza. Dusome Yesaya 6:1, dusome. Imana izi ubwenge. Vadantonara edame, ndi kujya gusoma ibisazi bikamfata, bigira inzobe uwo bigomba kugira inzobe, bigira igikara uwo bigomba kugira igikara, bikubita icyo bigomba gukubita, byicarira igikwiriye kwicarirwa, bikanura ikigomba gukanurirwa, bijya aho bigomba kujya, ikibyimbye kimeneke. Tasi waramo edrone singiza sham. Mu miryango y'iwanyu ngo abagabo ntibarama, wowe wawe murarambana kahavi. N'ubu maze gutakaza 2, izanye uwa 3, ariko noneho rurubakitse pe, rurubakitse pe, umva ko Inyanza bogeza. Ubusa muragira ngo ngenda nkoraho ngo nuyu ndiyangiye nyirabyo ariyumva kandi ariyizi, ndiyangiye ayiwe ndiyangiye. Ubu ni mvuge n'uwaraye muri saro umugabo yamuhaye icyo bita ingumi, mvuge ngo ni wowe Imana ivuze ngo waraye ukubiri n'umugabo wawe? Oya, ahubwo ndamuririmbira ntiraje ibigenze neza. Yewe waraye ukubiri n'umugabo we, byacitse, Imana iraje ibiteranye. Uyu muntu waraye ukubiri n'umugabo we, mu bana babyaranye harimo umwe wari ugiye gusara kubera igitambo cy'uyu munsi gusa. Umwami Imana nawe atanze igitambo, aravuze ngo uyu munsi waje imbere ye urwana n'ubujojo n'imvura, ucungana n'ibyondo n'ikirere, bitumye Imana ituma udasara
musarishe umwana wawe, kuko iyo umwana wawe yasaze burya nawe uba wasaze. Umuterure, mufata amaguru, mushyiraho igitenge uyazirika gahoro we. Ayiwe mana we, imirambo yaje ku maboko, ubusa umwana wanjye koko bamuziritse ikamba, reba itama kuntu ryabaye, ariko nawe uba wasaze. Ariko Uwiteka aravuze ngo atanze igitambo, ubutabazi bwihuse bwaje. Ndarebye mbona, murabona amabara y'umukeka, ndi kubona utuntu tumeze nk'utunyugunyugu twinshi tugenda muri iri teraniro tuguruka imbere y'abantu, nkajya mbona ndetse hafi amasura yabo ari kwihisha kubera utunyugunyugu. Ni amatangazo, ni amakuru mashya, ni ibintu biri imbere yawe, ni ikikuvugwaho, ni ubutabazi, ni inyandiko z'Imana, ni uburengezi bwihuse. Urumva Data arimo aragenda abyivangamo, 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 abyivangamo. Kandi nabyivangamo arajya agenda anabicayura, abwira umuntu wagambaniye mugenzi we ucuruza kuri butike y'ahantu yegereye ngo nuko yabonye ngo afite abakiriya benshi bakamuvuga nabi bakanamupangira ngo avemo ngo nawe akunda ajyemo. Ubwo uwo muntu Imana ihise imwatuza muri iri teraniro agakiza, akwiriye kwihana ko ashaka ko imigisha ya mugenzi we ari uyijyamo. None umwami Imana aravuze ngo naho hantu ntuzahakorera, n'abahagambaniye ntibazahakorera, kandi wa wundi ugiye kuhava akagenda azagira umugisha wagutse. Ubwo rero mwari muzi ngo muramugambaniye, ngo muramuhigitse, ngo muramusunitse, ngo mugiye kuhakorera, ahubwo mumujyanye aho yari akwiriye kujya. Hari igihe abantu bagusunika bazi ko baguhenuye, naho ahubwo wari warahenutse baraguhenuruye. Hari igihe abantu baguhirika bazi ko bakugushije, naho ubundi wari waraguye ahubwo barakubyukije, barakwega iraje ibigenze neza. Amen, haleluya. Imana iri kuganira, iganire kugeza igihe ishakiye. Mu biganiro Imana ifitemo ikiganiro cy'umuntu hano wahimbye uturirimbo tubiri. Ako wazamuhaye poromosiyo akaza muri studio yiwawe akadukora, yashaka akazaza akahanywera na fanta. Uyu muntu yahimbye uturirimbo tubiri nubwo tutari twuzura neza, none arimo aravuga ati Imana yanjye ko numva nshaka kuba umuhanzi nanjye bikemera, byakemera. Ariko arimo arasenga avuga ati mwami wanjye use ndabigenza gute koko? Noneho nta nubwo Imana yibanze cyane ku kiganiro cy'indirimbo ze, ahubwo yibanze ko igiye kubanza kumwubakira urugo. Mukomere, mukomere, mukomere. Uriya ntarimo arabyumva, irabanza imwubakira urugo, nirangiza imusane kuko yarasenyutse. Kandi ubwo ari ahari mu iteraniro, nta nubwo atekereza yuko azashaka. Iyo arebye se akareba ukuntu yabanye na nyina, imihini, imigiti, imisekuzo, imitimbuzo, ibivutuzo, ibibaranguzo, ibishwaratuzo, aravuga ati nta rugo nzashaka, wenda nzakomeze nibereho gutya aho kugira ngo mpfe nka data na mama. Ariko Imana irabanza ikubake hamwe n'uturirimbo twawe tubiri, nyuma y'uko ikubatse ikakubakira urugo, izaguteza inda ikubyaza umwana umwe. Ikintu cya mbere ni amakuru. Nimara gutuma ubyara umwana umwe, izakuzamura muri hiti gahoro gahoro. Uzaba umuhanzi, insimbura abahanzi. Yahimbye n'utundi arangije aratwibagirwa. Uzaba umuhanzi w'insimbura bahanzi. Zamuka kubera Imana, wubaka urugo rwiza, uzagira urugo ruhire, uzabyare uheke, uzagira urugo ruhire, uzabyare uheke. Uyu mugabo nawe arimo aranyitegereza nkabona impanuka y'ikamyo.
umwami Imana aravuze ngo asubiye kongera guha agaciro amagufa y'amaguru yawe yari agiye gucibwa n'impanuka y'ikamyo. Cya kabiri, Imana ikurinze gereza wari ugiye gushyirwamo kubw'umugore agambanye n'umwana we w'agakumi, hari imyaka myinshi. Icya gatatu, Imana iragushaka mu bihe byiza byo gusenga ngo igufitiye amatsiko n'urukumbuzi ngo mwongere mugire ibyo muganira bishya hakurikijwe ibihe byiza mwigeze kugirana ngo irabizirikana, kugira ngo ikumenyeshe neza inkota n'akarumyo kayo, kuko ubuzima usigaje imbere burimo inyundo kinubi idondera mu bwonko. Ukwiye kwegera Imana rero kugira ngo yongereremo amakuru mashya, kuko akagezi kari kagiye gukama ugaseba, kandi akagezi gakamye ugaseba ntabwo waseba wenyine, n'urugo rwawe n'umuryango wawe wabigenderamo. Ariko umwami Imana itiriwe ishakisha ibindi bimenyetso, iravuze ngo ngwino wongere ubane nayo, ubonane nayo, uvugane nayo, upangane nayo. Nubwo itakuntumaho izagutumaho n'imiyaga, nubwo itagutumaho imiyaga izagutumaho n'inkuba, nubwo itagutumaho inkuba izanyura no mu gikoba cyaka umuriro, umwotsi nucucumuka uzabona inyandiko z'Imana. Ariko ibintu by'ubunebwe shaho ufite muri iyi minsi, wajinara Yesu. Egera Yesu, notombera Yesu. Ndagana ku musozo w'ibyo mvuga ngo nsome Yesaya 6 niho twari turi, umurongo wa mbere. Noneho dusome, ndi kujya mbona amakuru menshi hano, harimo n'amakuru y'inuma, harimo amakuru y'inuma. Amakuru y'inuma nyababwireho, amakuru y'inuma ashingiye ku bihe byiza by'ahahise. Ibi bihe byiza by'ahahise byaje ukiri mu cyaro, mu bihe byo gusenga no mu iyiga ry'umubatizo wawe utangiye gushaka Imana, wumva n'umwuka wera kujeho gakeya, utangira kujya utitira ngo ugire ute, agasusumira ko mu ijuru karagufata, kuko moteri y'iwacu yari yakwakiyemo, kandi burya ibihindirwaho na moteri nabyo birajugumira. Moteri y'Imana yakiye muri wowe ngo ubuzima bwawe bubone amashanyarazi. Noneho waziye i Kigali, ayo ni amakuru y'inuma. Shuguri zaragutwaye, gusenga byabaye bikeya, ndi kubona inuma ihindukira isubirayo. Ayo makuru ni meza cyangwa ni mabi? Ariko haracyariho ibyiringiro ko wakongera ukegera Imana, hanyuma inuma yawe ikongera ikava mu guhure biri, ikongera igakata, ikongera ikagaruka ikagusanga. Ubwo rero nyiramatwi wumva ufite amakuru y'akanuma, ariko bikaba bigiye kuba kera habayeho. Irwaneho, niho ubutabazi bwawe buri. Ongera wegere igicaniro cy'amavuta, ujye munsi y'insina mu gitsinsi cyayo, wongere wigaraguremo, usangire isayo n'umusundwe, wongere wivurugute mu kiziba, ukibanemo n'ibikeri. Amakuru y'inuma yongera kugarukeho ari meza. Murakoze. Dusomye mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, niho muri Yesaya 6. Namwe muri ahantu handitse ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo. Hanyuma rero noneho dutangire. Soma hejuru haranditse ngo Imana yiyereka Yesaya, wowe urinde, wowe witwa nde? Yesaya yarapfuye cyangwa aracyariho? Yarapfuye, ariko imirimo myiza yakoze iracyari. None wowe uracyabashije kubaho, guhumeka uw'abazima, ndetse n'imirimo yawe nayo iracyajya ahagaragara. Uriho n'imirimo yabaho kandi nayo iriho. Ariko Imana yiyeretse Yesaya, nawe irashaka kukwiyereka. Witwa nde? Sofoni. Witwa nde? Suzana.
buri wese yivuge mu izina rye turimo dusoma. Imana yiyereka nde? Iramweza, iramutuma. Dusubiremo nawe uvuge ukoresheje izina ryawe. Imana yiyereka Mudaheranwa Jean Pierre, iramweza, iramutuma. Ibintu bingahe? Bitatu. Kwiyerekana kw'Imana, kweza kw'Imana no gutuma kw'Imana. Nibyo bintu ngira ngo tuganireho mu gihe kigufi, maze niturangiza tugane ku musozo tudatinze, tutagize dute? Tudatinze. Ibanje kumwiyereka. Musome. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Ubwo arimo arerekwa, irimo iramwiyereka. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, 2 yatwikirizaga mu maso he, yandi 2 yatwikirizaga ibirenge bye. Irimo iramwiyereka. Aya yarayagurukishaga. Murongo wa 3. Umwe bangahe? Mwumvise ko twahereye kare tuvuga ngo umwe. Wowe uri bangahe? Umwe. Dusome. Umwe avuga ijwi rirenga. Imana ishaka ko muvuga. Abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo, arera, arera, arera. Isi yose yuzuye icyubahiro cye. Ubwo no mu rukiri huzuye icyubahiro cye. Ubwo no muri Canada huzuye icyubahiro cye. Ubwo no muri Amerika huzuye icyubahiro cye. Ubwo no muri Oceania huzuye icyubahiro cye. Ubwo no muri Aziya na Afurika huzuye icyubahiro cye. Imigabane yose y'isi huzuye icyubahiro cye. Tubwira abazumva aya makuru bose ko aho bari, nubwo bahapfobeye, ariko hari icyubahiro cy'Imana mu rwego rwo kubana neza nayo. Icyubahiro cy'Imana cyabagarura, kikabazanzamura, 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 kikabazanzamura. Isi yose yuzuye icyubahiro cye. Arashaka kucyerekana. Murongo wa 4. Niramwiyereka kandi ubwo twagiye. Akibibona rero, imfatiro z'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga. Aracyabireba, abonye bigenze bite? Inzu yose yuzura umwotsi. Umwotsi muraje muwubone, kandi mwatangiye ku icyakuzanye urakibona. Inzu yose icyuzura umwotsi. Maze ndavuga nti, iramwiyeretse, ntimwiyeretse? Ubwa mbere iramwiyeretse, ubwa kabiri bumweze, ubwa gatatu imutume. Ni Imana ibashakaho, kubiyereka, kubeza, igamije kubatuma. Murongo wa 5. Maze ndavuga nti, maze mvuga ngo iki? Bishyano, wumve, ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka nyiri. Iyo Imana itarakwiyereka, iyo abantu bashatse kukwerekana biragorana. Iyo Imana itaramwiyereka, uramuhugura ntabyemere.
iyo Imana itaramwiyereka umutungira agatoki k'icyo yakagombye gukora, ahubwo agashaka ubuyobozi bakabakubitisha. Iyo Imana ikwiyereke, kandi amaso yanjye abonye Umwami Imana Uwiteka Nyiringabo. Uyu munsi Imana irashaka kwiyereka abantu, amaso yabo akabona Imana, bakamenya ibyiza bakora, bagasobanukirwa n'ibibi bijambaguzamo. Tugana ku musozo, maze umwe mu baserafi araguruka aza aho ndi, afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro. Kuko Yesaya amaze kwimenya, ahita amenya n'abo babana. Imana iguhishurira umenye n'igikundi cy'abo mubana. Ishyano, napfuye we, ndi umunyaminwa yanduye. Ahita yatura, avuga iby'akanwa ke. Mbana n'ubwoko butakebwe, bufite iminwa yanduye, mu gikundi cy'abantu babi. Imana ibonye ko yatuye, Imana ikwiyeretse, jya watura. Ubu hari abantu Imana yiyeretse ariko ishaka ko baratura. Hari abantu yiyereka ntibature, ariko mwebwe abo yiyeretse mwe ishaka ko mwihana. Maze umwe mu baserafi araguruka aza aho ndi, afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro. Urugarama ni nk'ipensi. Agaciro k'abana b'Imana twebwe turi ku isi ngo karuta k'abamarayika ku rwego ikara ritweza cyangwa ridupyirika. Ntabwo bo barifatisha intoki, ari abamarayika. Kubw'agaciro Imana yaguhaye, ntibahangara gufataho, bafatisha ipensi ku gicaniro. Ari inkoza ku munwa, Imana igupyirikire ku munwa, usigaye ufite amagambo atari sawa. Arambwira ati dore, wumva ko itangiye kumweza, iri rigukoze ku munwa. Gukiranirwa kwawe kugukuweho, Imana ishimwe. Ibyaha byawe biratwikiriwe, Uwiteka ahimbazwe. Mwakomeye Imana amashyi tukiri aho. Gukiranirwa kugukuweho, ibyaha biratwikiriwe, kuko wemeye kuri umunyaminwa, ukaba wemeye kuba mu gikundi cy'abafite iminwa, ukaba wemeye kwitandukanya n'ibidafite iki. Gukiranirwa kwawe kugukuweho, ubwo wemeye kureka amarozi, unagendane n'abafite uburozi, ukava mu gikundi cy'abanyamagambo, ukemera kuba Uwiteka gusa, ukava mu bagambana, ntumena amaraso atariho urubanza, ukishyurira bukoresheje ku gihe. Gukiranirwa kugukuweho. Mana ishimwe. Murongo wa 8, numva ijwi. Iyo umuntu yemeye kwihana neza yumva ijwi. Nuba Imana irimo iraganira, umva ijwi ry'Imana mu izina rya Yesu. Numva ijwi ry'Umwami Imana riti, ndatuma nde? Ninde watugendera? Imana ikeneye abituma, Imana ikeneye abayigendera. Maze ndavuga nti, nije barije utuma. Mufunga Bibiliya. Ndatuma nde? Ninde watugendera? Umva Imana. Ndatuma nde? Ninde watugendera? Ngo ni mu ijwi ryo kwigana nyine, ngo namwe ababyumva mu byumve. Yesaya ati ninjye Mwami, bari njye utuma, nejejwe, bari njye utuma. Iyo umuntu yejejwe, Imana igira ite? Iramutuma. Waragerageje ngo ujye kurwaza ngo urebe ko nawe waba nk'intumwa, byaranze, kuko Imana yari yagaye kwezwa kwawe. Washinze idini, ayiwe Mana, iyo ngeze aho mbona umuntu bikomeye. Washinze idini ngo urebe ko nibura we biranga. Imana ibona kwezwa kwawe ntiguhagije,
biracika ujya mu gisare, urakojonjora uraharura uraharura biranga, none birangiye ikuzanye mu rukiri ngo ikumenyeshe ko kwezwa kwawe kwari kutari kwagashyika. Ariko umaze kwezwa irahamagara nanone bwa kabiri, kandi ninjye bari njye utuma, iraje ibigenze neza. Murakoze. Ni ibintu bitatu: kukwiyereka, kukweza no kugutuma. Imana yabiyeretse mu bintu byinshi mu buzima bwa buri munsi. Burya cya gihe uhanganye nuko barangiza kubikura, ndavuga ibijumba, ngo urebe ko wajya gutoratora injumbure, Imana yarakwiyerekaga. Ndahageze noneho ndumva ngiye kwahagira kwera. Burya cya gihe umwana yaheze mu mata ko n'abaganga mva hari ukuntu yaheramo no kumuvanayo bikanga. Ni ibintu bidasanzwe. Burya Imana yarakwiyerekaga. Watakaje ibiro byinshi, umena amaraso menshi, ariko ntiwapfuye. Imana yarakwiyeretse mwene da. Igihe waburaga ubukode ukagera inzu mw'amezi 3, nyamara Imana ikaba yarayishyuye, n'ubu ikaba yarakwimuye. Burya yabikoreye kugira ngo ikwereke ko yakwiyeretse. Burya yarakwiyerekaga. Verina sopatando menisha tekora. Burya abajura baraguteze ngo baguhitane, ariko ukaba ukiri muzima. Icyatumye ikurokora yarakwiyeretse. Wachaya ndengana wa porasone evo. Hari abagambanyi bagabana ifeza bashaka kutugarika ku butaka bw'iyaduhanze, ariko bakikanga yadutabaye, bakimyiza imoso nabyo bibagoye. Baraguteze ngo bakugubanye, ariko Imana irakwiyereka. Kandi nawe warabiketse utariko bari abantu ciyeho guhuza imitwe n'inama byo kuguterura ngo bavuna amaguru bakora ahantu byarabananiye batarabyumvikanaho ubuciyeho. Mbonye Imana yararengeye ubuzima n'ijosi ryawe. Mbonye Imana yarasubije imbavu zawe, ubu warakebanye. Ibyo ufite babigukuyeho bagasigura igisenzegeri. Hashimwe Imana yabaye mu ruhande rwawe. Irongeye isezerano ngo ivanye imva mu rugo rwaho utuye. Irongeye ivuganye nawe ngo ikwambitse impeta y'amasezerano mashya. Irongeye ivuganye nawe ngo inzozi zawe zagucitse usigaye wumva hazamo n'izimiruho. Irongeye irazihinduye igaruye inzozi zawe zagucitse. Irongeye ivuganye nawe ngo ikugize urutare kandi ikubakiyeho itorero nka Petero, ikugize umushumba w'iki gihe n'igihe kizaza. Yewe data manda wiparasanisha. Mbonye Imana ikumirisha umuzingo w'igitabo kera kibyanditswe. Uragicikira he ntaho wajya. Imbawa ora iminsi yawe yo kuba mu rugo izaba ari mike. Uzajya uba mu murimo w'Imana cyane. Umuceri wawe uri mu murimo w'Imana, inyama zawe ziri mu murimo w'Imana, isombe uzarya iri mu murimo w'Imana, imyumbati nuyikumbura ni mu murimo w'Imana, butike yawe ni mu murimo w'Imana. Ahataraho do ndakagucaho niruka njya ku rusengero, ahandi biranze, amarembo agiye gufungwa. Cyokora nugira ahandi ufungura, uzakomeze ujye ubitera umugongo. Ureka abakozi bakomeze babikore. Niba kwiba bazijyanire, niba kungura sawa sawa. Muraho burya cyagihe ukora impanuka, muganga we kandi abona we napfuye muganga we. Burya Imana yarakwiyeretse. Etama ni inzira nyinshi Imana yanyuzemo itwiyereka, ariko tuhave. Imana yiyeretse Yesaya uko natwe yatwiyeretse. Eranasambowe miziya. Sikuni Imana imbwiye, Imana irambwiye ngo ubundi wowe udakizwa ngo uri umutekamutwe w'umupfumu. Iki ngiki kivugiwe iki?
kivugiwe kugira ngo uhe agaciro icyo wacungujwe ariyo maraso, no kumenya yuko ka gafiriti na gwa muceri na bya birayi na twa tuntu twose ubona ugeraho ni ukubera impuhwe z'Imana. Imana yejeje ikirere cyawe igikoresha iby'ubutwari. Niyo mpamvu ubona ubuhanuzi burimo kujya bugenda bwiyongera. Kandi Imana irimo irambwira ngo vanamo ubwoba, kankukubitire ku ruhimbi, ntandaraje akaguru k'iburyo kari imbere, nifashe mu iyunguyungu ku mukandara wanjye wakwire, akandi kaguru k'imoso kari inyuma, nkubwize ukuri. Vanamo ubwoba, ibyo kuvuga ngo Mana se ngo ukajya ushaka kubaza ngo Mana ngo uvuganye nanjye iki, ngo ubuse ngo ukumva ufite ubwoba. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo witinya abantu, kuko ijisho ryayo rinyujije mu ryawe, igiye kukurebera mu baturage. Kandi Imana irambwiye ngo igushoreye ikiganza mu mifuka y'abakomeye, ngo kandi nishoramo ikiganza ntabwo izaroba umunyorogoto, izaroba amafaranga. Uwiteka arambwiye ngo nkubwire ngo agaciro amaraso wacungujwe, kuko iyo udakizwa uba uri umupfumu, kandi uba uri umupfumu w'umworozi. Uba ufite inka nyinshi n'ifamu, ufite abashumba n'ibikuyu bajya kugishisha hafi na kure, ariko uri umupfumu ufite ikizu cy'ikigonyi ndi kureba, ufite n'urugare rw'amapine 3 rumeze nk'urucugutu rumwe rutwara rw'ingorofani mu masoko. Ugenda aho ugiye guhaha imiti no gusabika, none usigaye ugenda na bibiri. Izina ry'Uwiteka rikomerwa amashyi. Imaze kumwiyereka, imaze kukwiyereka, gahunda n'ukwezwa. Mugende mwongere muhagurutse ibicaniro, mwezwe, mwature ku gato no ku kanini, mwemere ko mwahemutse. Nimara kubeza irabatuma. Ubu ngubu akazi k'Imana kageze ikorwa. Hanyuma umwami Yesu abaho umugisha. Reka ndirimbe. Akazi k'Imana kageze ikorwa. Iki ni cyo gihe kageze ikorwa mawe, kageze ikorwa dawe, umurimo unoze bakundwa, nta kabuza uhesha umukati. Kageze ikorwa mawe, kageze ikorwa dawe, umurimo unoze bakundwa, nta kabuza uhesha umukati. Mwamu basumba wamamaye, umuterankunga w'aka kazi, mbikora mbikunze sinsekurwe, iterambere ryanjye ndifitemo inyungu z'aka kazi. Umwamu basumba wamamaye, umuterankunga w'aka kazi, mbikora mbikunze sinsekurwe, iterambere ryanjye ndifitemo inyungu z'aka kazi. Kageze ikorwa mawe, kageze ikorwa dawe, umurimo unoze bakundwa, nta kabuza uhesha umukati. Kageze ikorwa mawe, kageze ikorwa dawe, umurimo unoze bakundwa, nta kabuza uhesha umukati. Gukorera Imana nta gahato, mu kibuga cyayo n'ibirori, icyo nanga ni ugupfundikanya imbaraga zose nkirekura. Umurimo werekeje w'amaboko, ukorana umwete ntukagerure we. Muyihe agaciro nyabuneka, nimukore ibyo ikunda ntibabare, ibikorwa by'urukundo bibe imihigo, imirimo yanyu ntigakemangwe we. Kageze ikorwa mawe, kageze ikorwa dawe, umurimo unoze bakundwa, nta kabuza uhesha umukati. Kageze ikorwa mawe, kageze ikorwa dawe, umurimo unoze bakundwa, nta kabuza uhesha umukati.
iyo mana niba iguhaye impano nzima iryo ni ryo funguro ry'ubuzima ariko si ngombwa kwisabira reka kugena ibiciro keretse aho ugiye bagusabye ngo mubivuganeho hakiri kare ariko bo ubwabo binumiye ugahoho nawe uzinumire icyo baguhaye wemera icyo ushimira imana niyibikora ariko niba kwimuza ceceke utaha ubibwire nyir'umurimo niba ari we wakwangaje afite icyo akora ku bwako kazi niba iguhaye impano nzima iryo ni ryo funguro ry'ubuzima ariko si ngombwa kwisabira ureka kugena ibiciro keretse aho uzajya iyo bagusabye ngo mubivuganeho hakiri kare ariko bo ubwabo binumiye ugahoho nawe uzinumire icyo baguhaye wemera icyo ushimira imana niyibikora ariko niba kwimuza ceceke utaha ubibwire nyir'umurimo niba ari we wakwangaje afite icyo akora ku bwako kazi wakoze kageze ikorwa mawe kageze ikorwa dawe umurimo unoze bakundwa nta kabuza uhesha umukati kageze ikorwa mawe kageze ikorwa dawe umurimo unoze bakundwa nta kabuza uhesha umukati kageze ikorwa mawe kageze ikorwa dawe umurimo unoze bakundwa nta kabuza uhesha umukati kageze ikorwa mawe kageze ikorwa dawe umurimo unoze bakundwa nta kabuza uhesha umukati akazi k'Imana kageze bwira mugenzi wawe uhagurutse haguruka disi we haguruka wigire juru mu mpoberero w'iburyo n'uw'ibumoso umubwire ngo korera Imana akazi k'Imana kageze ikorwa mubwire ntuza we korera Imana akazi k'Imana kageze ikorwa kuvuga Imana bigeze ivugwa kubyinira Imana bigeze ibyinwa gusakuza imbere y'Imana bigeze isakuza guhanura kubera Imana bigeze igihe cyo guhanura kuririmba kubera Imana ni igihe cyo kuririmba guhimbaza kubera Imana bigeze igihe cyo guhimbaza kubwiriza kubera Imana bigeze igihe cyo kubwiriza akazi k'Imana kageze ikorwa kandi umurimo unoze nta kabuza uhesha umukati iki tureba ni ukunoza umurimo uwo tunogereje umurimo nawe akaduhereza umuki umukati ngwino usengera abantu b'Imana uri Imana twizeye uri Imana twakurikiye gukiranuka byiza bizana ubuzima bizana umugati twumvishije byinshi turiye byinshi twahanuriwe byinshi n'aka kanya n'uyu mwanya uracyakora imirimo n'ibitangaza n'uyu mwanya uracyakiza n'uyu mwanya uracyabohora n'uyu mwanya uracyasura n'uyu mwanya uracyatunganya ibidatunganya n'uyu mwanya uracyahembura ubugingo bwawe lole pala shakara boriya madre turazamuye ibyifuzo byose bya buri muntu turazamuye ibyifuzo by'abanyamadeni turazamuye ibyifuzo by'abashaka akazi turazamuye ibyifuzo by'abari barwaye turazamuye ibyifuzo by'abakeneye gukizwa neza lala shakara boriya uwiteka we turazamuye ibyifuzo by'abakwandikiye turazamuye ibyifuzo by'abari gushaka imikorere turazamuye ibyifuzo by'abakobwa turazamuye ibyifuzo by'ababyeyi turazamuye ibyifuzo by'abagabo turazamuye ibyifuzo twese tuzamura ibiganza twakira umugisha w'Imana
umugisha wawe nugera mu rusengero buri muntu wese cyamuzanye agihure nacyo mu nzira buri muntu wese abona impinduka mu buzima bwe buri muntu wese abona ubwiza bw'Imana buri muntu wese abona amavuta y'Imana buri muntu wese abona imbaraga z'Imana buri muntu wese abona igitinyiro cy'Imana rotala shala bori ya mandore pa la shaka na mando enefo paya shaka ufite urubanza uruburane ufite uburwayi bumukize ukeneye urubyara rucyure ukeneye amahoro mu rugo yacyure ukeneye impinduka mukazabona impinduka turakubita hasi imbaraga z'abakonikoni turakubita hasi imbaraga z'abarozi turakubita hasi imbaraga za karande turakubita hasi imbaraga z'abapfumu turakubita hasi byatwitambitse imbere umurimo wawe turasengeye igihugu cyacu turasengeye itorero girira neza igihugu cyacu tanga umugisha mu gihugu cyacu tanga amahoro mu gihugu cyacu tanga uburinzi mu gihugu cyacu tanga umutekano mu gihugu cyacu turatira umugisha tuzamuye ibiganza twizerera igihugu cyacu muri amateraniro turazamuye igihugu cyacu kibona umugisha kibona uburinzi kibona ubwiza bw'Imana umugisha wawe uganze mu gihugu cyacu zenguruka imbibi z'igihugu cyacu twirukanye indwara z'ibyorezo twirukanye amagisida twirukanye imbaraga z'abapfumu twirukanye imigambi ya shitani inama z'abagome zose zitatanywe zivanweho turasengeye itorero tuzamuye ibiganza twizereye itorero mu madini atandukanye twava mu madini atandukanye turizereye mu Kristo tuzamuye itorero rindira umutekano bagira umurimo unoze nk'uko umuririmbyi abivuze twirukanye umwiryane mu madini twirukanye akagambane twirukanye ubuhenebere twirukanye ubugwe twirukanye inyatsi twirukanye shana mandora izo mbaraga turazinanije mu izina rya Yesu dusengeye imfubyi n'abapfakazi tugeze mu kwezi mwami gukomeye twibuka abacu bagize jenoside ukwezi tutashobora kwibagirwa nk'abanyarwanda tubanze kugushimira aho tugejeje tuzamuye ibiganza tugushimira ahantu tugejeje wadukuye muri iriya curaburindi amahanga yaranze ko igihugu cy'u Rwanda kivuyeho tugushimiye kuri Imana yubaka ibyo wubatse bigakomera tugushimiye ko hari imfubyi wareze zitagira ababyeyi bose barapfiwe jenoside yarabatwaye barapfuye urazirera zirakura uyu munsi barangije kaminuza uyu munsi bamwe barashatse turabigushimiye uri Imana ikora uri Imana ikora iki gihugu uracyubatse dinira nakota enemo turagushimiye abapfakazi warinze wazigamye ntibasara urabakomeza urabarinda urabimana urabazigama turagushimira abamugaye ku rugamba warinze urabagaburira ibyo turabigushimiye turashimye Mana tukuzamura ibiganza muri uku kwezi turavuze ngo Mwana ubaka imitima y'abanyarwanda utwubake Mwana ukomeze twubake ufashe imfubyi ufashe abapfakazi ukwezi twibuka abacu bagize jenoside 1990 turasenze ngo buri muntu wese umukomeze kandi yibuke yiyubaka Mwana anashima kubw'ineza yawe aho tugiye turagushima Mwami tukuzamura ibiganza mureke dushimire Imana mureke dushimire Imana mureke dushimire Imana mureke dushimire Imana turagushimye ko wakoresheje ingabo z'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo abanyarwanda twongere kubaho twongere kugira ubuzima ukabatera inkunga ukabaha imbaraga ukabakoresha iby'ubutwari bagahagarika jenoside bagahagarika icuraburindi ryari muri iki gihugu byari bikomeye turagushimye
kandi urambwiye ngo wongeye ukoze ibikomeye. Imbaraga mbi yose yarwaye iki gihugu ntiyagishobora. Iki gihugu urakigose, urambwiye ngo iki gihugu urakigose. Inama z'abagome ntabwo zizagerwaho, akagambana nikazagerwaho, abaterana bagambira kukigirira nabi ntibizakunda. nikuvuze tatarasha lepita anawako sikaramo trola shala mandolepa. Ntibizakunda. Iki gihugu kigotesheje imbaraga zawe. Iki gihugu kigotesheje imbaraga zawe. Nubwo hari abagifitiye amashyari, nubwo hari amahonda agatoki ku kandi, nubwo hari abateranya, nubwo hari abaroga, nubwo hari abacura imigambi, urambwiye ngo kigotesheje imbaraga zikomeye. La 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 shala mandolepa. Ibyo abantu bibwira birazimye, birazimye bitumutse nk'umwotsi. Takata ya robe robe tata la shala mandolepa la shala la kosika mandolepa. Kukuri Imana yubaka imitima, kukuri Imana ikomeza, kukuri Imana ihindura amateka. Utije igihugu gitije ingabo zo mu ijuru. Ndabona abamarayika, ndabona ingabo, ndabona amahoro, ndabona umuco, ndabona umunezero, ndabona ibyishimo, ndabona andi mahirwe, ndabona undi mugisha, ndabona indwara z'ibyorezo zirukana, ndabona akagambano kirukana, ndabona inzara yirukana mu gihugu, ndabona utanga umugisha, ndabona wongera la palasha. Ndabona kubw'amasengesho y'abantu basenze, ndabona abapfakazi bongera kwishima, ndabona ababyeyi bongera kwishima, ndabona uri Imana itanga akazi, ndabona ukinguye imiryango, ndabona utanze kumvikana, ndabona utanze kujya inama. Hari impinduka uzanye mu gihugu cyacu. Rera la tani wagosikadre. Hari impinduka uzanye ziza papa. Hari impinduka uzanye ziza papa. Hari impinduka uzanye ziza papa. Hari bidasanzwe, hari bidasanzwe. Izina ryawe riramenyekanye muri iki gihugu, bwami bwawe buramamaye muri iki gihugu, kandi uhembuye abanyabwenge, uhembuye abakomeye n'aboroheje. Ukoze ibintu bikomeye muri itorero, ukoze ibintu bikomeye muri wawe. Urakoze mwami kubikoze. Tugukomeye amashyi, tukuvugirisha impundu, tukuvugirisha impundu. Kole bitala shara mandora kubyo ukoze mu gihugu cyacu. Izina rya Yesu. Amen. Reka ntange itangazo, ariko uri inyuma nimumwikirize. Reka ntange itangazo tugana ku musozo w'ibyo twaganiragaho. Twari ku bihe bitatu Imana inyuza mu muntu wayo. Ibihe bitatu: cya mbere kwiyerekwa n'Imana, cya kabiri no kwezwa n'Imana, icya gatatu no kwezwa n'Imana. Hanyuma ari gusenga mbonye ibyumba bitatu by'amashuri, neretswe imiryango itatu n'ibyumba bitatu by'amashuri. Mbaza Imana ngo ese iyi miryango n'ibi byumba bitatu bivuze iki? Imana irambwira ngo ni ibyumba bitatu byo kwigirwamo. Icyumba cya mbere igishyizemo abantu kugira ngo ibiyerekeremo, ngo nimuvanamo amanota meza ngirabimura ibashyire mu cyumba cyo kwerezwamo. Mu cyumba cyo kwerezwamo yishimira ko abantu bihuta kukijyamo, ariko mbona ngo icyumba cya gatatu cyari icyumba cyo gutumwa n'Imana. Aho niho irimo gutoreza abantu ubutumwa, bakahava bahavanye impamya ibemerera ko bagiye gukorana nayo. Hanyuma nagize ikibazo kitoroshye cyankomereye, ngiye kubona mbona icyumba cya mbere mbona kirushijeho umuryango uguma ari wa wundi, ariko mbona cyo kibaye kirekire kuko nabonaga nsa n'uhagaze mu kirere. Ibyo byumba mbireba bimeze nk'ikibuga cy'amashuri, ikigo cy'amashuri kiri hasi yanjye, ariko mbona icyumba cya mbere kibanza cyitwa kwiyerekwa n'Imana kibaye kinini, mbona amabati yacyo aragutse, mbona kigize sare nini gisumbye ibindi. Mbajije Mwuka w'Imana ntibisobanuye iki? Ndashubijwe ngo abantu benshi mu gihe cyo kwiyerekwa n'Imana ari nazo tereningi za mbere,
ngo benshi bajyamo bagatindamo, abandi bakaza bakabasangamo, ngo abantu barimo kuvamo ni bakeya. Bari kuvamo muri bake kugira ngo mwinjire mu bindi byumba bisigaye. Ni ukuvuga ngo abantu bari kwiyerekwa n'Imana, ariko ukuntu ibiyereka mu nzira inyuzemo ibiyereka, mugatinda kwakira ubushake bw'Imana, n'abandi bakabasangamo icyumba kikaguka. Nyamara mu gihe cyo kwezwa, icyumba cyo kwezwa nacyo cyabaye kininiho, ariko igihe cyo kwiyerekwa n'Imana, igihe cyo gutumwa n'Imana, icyumba cyaho nabonye cyabaye gitoya. Bivuze ngo ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi bari kwanga bakaba bakeya. Imana yambwiye ngo mbahe amatangazo ayo, kandi ngo mbabwire ibintu bitatu. Nabonye impapuro 3. Urupapuro rwa mbere ruri kuri wa muryango w'icyumba cya mbere, bibonye mu kanya uri musenga, ruvuga ngo abantu bazahera mu cyumba cyo kwiyerekwa n'Imana bazaba batindijwemo no kwiganyira. Bivuze ngo muri iki gihe cyo kwiyerekwa n'Imana, itondere kwiganyira, we kwivovotera Imana ngo wumve ko ikubabaje, ngo wumve ko ikwiciye, ngo wumve ko igutaye ku gasozi. Uku kwiganyira witotomba wivovotera Imana yaguhezamo. Mbona nanone urundi rupapuro rugiye ku muryango wa 2, rwanditsweho ngo abantu bazajya muri iki cyumba, ikintu kondisiyo bagomba kugenderaho kibujijwe muri kiriya cyumba cyo kwezwa, ngo ni uko bagomba kwitondera kuyobywa n'ubuhanuzi. Imana yambwiye abambere mbonye bicwa no kwiganyira, bakomeza bitotomba. Abakabiri mugomba kwitondera ni ikintu cyitwa ubuhanuzi, kuko ubuhanuzi bw'ibinyoma nabonye bwinjira muri icyo cyumba. Mbona abantu bagiye mu butayu, bamwe bagasenga ku manywa, bakirwa basakuza batera za haleluya ku misozi, bajya mu butayu bahuramo n'ibikundi by'abatekamutwe n'ababapfunyikira, n'abazahamurikira mu gishanga, n'abajya ku musozi wa Kacyiru, n'abajya ahandi mu butayu no mu mazi. Ariko ubutayu bwo ku manywa mbona bwinjiriwemo n'ikibazo cyane cy'ivangirwa. Ngiye kubona mbona abantu benshi bizeye amasezerano y'ibitariho. Bitinze gusohoka rero batangira kubwira Imana ngo Mana Mana Mana, byatinze gusohora, birangira baheze muri icyo cyumba, kuko bubatse ku buhanuzi bupfuye. Mwitondere ubuhanuzi buvuye mu bahanuzi, ushake kumenya neza icy'Imana. Icyumba cya 3 nabonye cyari kino cyumba cyo kuvamo utumwe. Nabonye itangazo nahawe ryo kubaha, byavugaga ngo mbwire abari muri iki cyumba cyangwa bageze muri iki cyumba cya 3 ngo muzirinde ngo ubwoba bushingiye ku kumva ko Imana idashoboye, ngo kandi muzirinde. Bo bahawe amatangazo abiri. Ubwoba bushingiye ku kumva ko Imana idashoboye ni uguhanura, ni ubwoba uvuga uti none ibyo naba mpanuye bitasohora, ese bitasohora najya he? None uwo nsengeye atakira, ese atakira najya he? Si wowe uvuga, si nawe ukiza. None ibyo narindimo ugasigarana ubwoba. Mbona abantu benshi bajya bagira ikibazo cyo kwitaba telefone, ngo kubera bagiye bahanura ibintu bakavuga ati none namwitaba nkasanga naramubeshye se. Kutigirira icyizere ngo wumve ko wakoranye n'Imana. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwirinde ubwoba bushobora kubatera ivangirwa. Itangazo rya 2 Imana yampereyemo, yambwiye ngo abantu benshi bari muri icyo gihe ngo mbabwire ngo nimuramuka muhawe ubutumwa bwo kujya gutumwa ahantu, ngo ntimuzange ibiryo byaho. Ibintu Imana ivuze. Abantu benshi bari kwanga kurya ibiryo by'abadiyakoni, ngo umwuka yababwiye ngo byarozwe. Iguhaye ubutumwa, wanze kurya ibiryo byabo, utashye bababaye. Niba Imana ariyo yagutumye koko, birye bwica inzoka, wowe uzaba uri muzima. Hanyuma kwanga kurya biriya biryo, hajemo nanone kandi kiciro kameze nk'umugereka w'ibaruwa, avuga ngo hari abantu bava aho batumiwe bagiye aho batumwe, bakanga kurya ngo biyirije ubusa. Yambwiye ngo mbabwire ngo nta wiyiririza ubusa imahanga mu butumwa. Mujye musengera iwanyu, nimugera iyo mugiye ntimukabangamira abatetsi ngo mwiyirije.
ubu nzave hano njye Bujumbura ngiye kuvuga ubutumwa, nibampa umwanya wo kubwiriza nitugera igihe cyo kurya mbabwire ngo niyirije ubusa, ngo mushumba ngira ijoro sindarya, umugore yiriwe ahihibikana yanze kuza mu materaniro. Mujye musengera iwanyu, nimujyana ubutumwa murye, muzongere musenge mutashye. Imana ibahe umugisha. Muhaguruke dusenge Imana, dusenge kubwira ijambo, tubwire Imana ngo turashaka kugira inyifato nzima mu bihe uduhaye kubamo. Birashoboka ko uri muri iki gihe cyo kwiyerekwa n'Imana, birashoboka ko ikunyujije mu gihe cyo kwezwa, birashoboka ko iri bukunyuze mu gihe cyo gutumwa, ariko Imana iguha inyifato nzima mu gihe urimo. Tega ibiganza kandi uhagaze ntacyo bitwaye. Tugeze mu isengesho ryo gusoza, isengesho rya nimugoroba. Tugira icyo tubwira Imana. Mwami Uwiteka Imana Nyiringabo, ubwoko bwawe burahagurutse uko bashoboye, bahagaze imbere yawe. Icyo dusenze dusaba ntabwo turi bugitindemo, turasaba inyifato, kuko benshi babuze inyifato birangira amasezerano yabo abaye nk'amahuri. Bandi babuze inyifato, indirimbo baririmbye ziba nk'imfabusa. Bandi babuze inyifato, ubuhanuzi bahanuye birangira bupinzwe kandi butakaza agaciro bakiri mu rugendo bataragera iyo bajya. Turasenze muri uyu mugoroba ngo muri ibi bihe uduhaye kunyuramo, buri muntu wese igihe umuhagaritsemo umuhe inyifato nzima, abashishwe gukora iby'Imana ishaka no gusohoza umugambi w'Imana. Tugukomeye amashyi kuko uduhaye ibidukwiriye Data, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.